hari abantu bajya bibaza cyangwa banagukunda cyane ariko bashaka kumenya by'umwihariko Riziki ubundi yaba ari umukobwa bimeze bite? ndi umukobwa ariko abenshi barabizi. Rizi na sheri ubu ngubu? Sheri wanjye arahari ni Kristo. Ubu numvaga yuko uri mu rukundo ariko n'ubundi ndurimo. Ndurimo njye na Yesu kuko ndi uwiwe nawe n'uwanjye. Turagendana. Ntabwo wavuga ngo uri umukobwa imyaka amaze muri mujyi wa Kigali uri wenyine gutyo gusa ntibyapfa kubaho, ariko kubera ko Yesu aranyuze ndamahoro kandi nawe nzi neza ko ankunda cyane. None se Rizi, ni izihe ngorane wahuye nazo mu murimo wawe w'ivuga butumwa? Yewe ingorane ni nyinshi cyane, nahuriyemo n'intambara. Rero ni nk'ubuhamya mu mavuga butumwa ko nigeze kubwira abantu, ndavuga ngo nukorera Imana ntugire intambara uzaba uri haduyi mu ijuru, kandi kiranga kuri gukorera Imana neza Satani arakurwanya kandi ntawe atakoresha. Ariyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo uwizera umwana w'umuntu avumwe, muri Yeremiya 17:5. Uwizera umwana w'umuntu avumwe, uwizera amaboko ye wenda se amashuri uburanga se ibintu byose, kuko ibyo byose biraguhinduka, ari n'umubiri uraguhinduka kandi wari wawizeye. Gusa uwo kwizerwa ni Data wenyine, keretse niba ushaka ko wenda mbahereza ubuhamya ho gato. Oya budusangize natwe bakubumve rero. Ndagushimiye cyane ndetse n'abanteze amatwi ubuhamya nahuye nabwo ngiye kubahereza agace gatoya. Ngira byinshi cyane nabonye. Wanabuvuga bwose ariko ugenda ubuvuga mu camake nta kintu byabitwaye. Ntago byoroshye. Yego. Nigeze gutumirwa ku Kibuye. Noneho nditegura unge mwivuga butumwa. Noneho ndasenga. Nsaba Imana icyo nazabwira abantu ngiye gusura. Noneho mbageze ubwo hari kwa gatandatu mu gitondo ku cyumweru baturitegura nuko ubwo noneho mu mwanya bampaye ijambo ry'Imana ngo mbwirize, ariko Imana yari yangendereye imbwira insanga mu nzozi imbwira ko ndibwigishe ku kibazo cy'amoko, nuko ubuhutu n'ubututsi n'ubutwa. Ariko si ibyo gusa, no mu bindi bihugu ahantu hose bazengerejwe n'amoko, nababwira ko mu ijuru ntago abanyamoko bazagerayo. Reka bisaba kwiyambura byose kuko turi ubwoko bumwe, ishyanga ryera. Noneho ndigisha ngeze hagati, kubera inzozi nari narose nabonaga umuhutu izuru rivuye aha rikagera iriya gutyo, umututsi izuru rigeze iriya, mbese izuru ntaho rihuriye n'umuntu utabona inzu wicazamo umuntu kubera izuru, amazuru yarabaye amazuru. Kabiri, aho hantu batangaga inshingano kubera amoko, bakaba bagusengera ubudiyakoni kubera amoko, gahabwa ubuyobozi mu itorero kubera amazuru. Mbigisha ijambo umwuka w'Imana yari yanzaniye muri Luka, nkuru nziza uko yanditswe na Luka ibice 4 ku murongo numva ari wa 13, rivuga ngo aho Yesu yagiye ku iriba rya Yakobo akahicara, yaraze umwana we Yosefu. Nuko ngo ahasigaye haza umugore w'Umusamariya aje kuvoma, abigishwa bari bagiye mu kirorero gushaka ibyo kurya. Ngo nuko Yesu abonye wa mugore aramubwira ngo mugore mbutuzi two kunywa. Wa mugore aramubwira ngo kuri umuyuda ngiye nkaba Umusamariyakazi, uransabira iki amazi? Kuko abayuda n'abasamariya bari bafitanye inzigo. Yesu aramubwira ngo yaba waruzi impano y'Imana ukamenya uri kugusaba amazi uwo ari we, wakamuhaye ubwo buhutu bwawe, ubwo bututsi, ubwo buzigaba n'ubwega n'ubuki byose n'ubunyiginya, ibyo byose abantu bijanditsemo, kuko ibyo byose nibyo abantu biyita. Ariko ndabwira abantu ngo bazirikane, uvuka iso na nyoko ntazuru bagushyizeho, nawe ubwawe wisanze amazuru akuriho. Kabiri, ntawugira gutya ati ngo haze wenda gatobe ubushera fantase, twese ni ibitera sesemera ibizuru ry'umuzungu cyangwa iry'umwirabura.
nta wakagombye kugira icyapfa n'umuntu bitewe n'uko yaremwe. Kandi Satani ni mubo waduteje amoko y'amaso twamarana. Ni ikibazo, ufite manini yahiga ufite mato, ufite mata agahiga ufite manini. Ibyo byose bizanwa n'umubi ari we Satani. Nuko ndavuga ni rero ibyo bizuru muri kurata, mutayakoropesha urusengero, mutagira icyo muyamaza. Ni Imana yo mu ijuru igiye kuza itambuke mu gihugu, cyo bizuri zabikubita igiti bizabashwanyagurikiraho. Mutandukane n'ibyo bintu. Ntimwibuke icyo amazuru yakoze. 94 amaraso akameneka kubera amazuru yonyine. Ibyo bintu umuntu wese ubyubatse, pasiteri icyo gihe ararakara abwira Diakoni ko barakaye nyine ngo nari nabinjiriye mu buzima. Ava ku ruhimbi yihuse agiye kunkubita urushyi, agize bambe aho ngaho sorry mwihangane, ahubwo yagize gutya akaboko agiye kunyaka mikoro, ukuboko guhera gutya. None umudiyakoni agira ngo pasiteri arantegereje, nawe ahita aza uwo mugabo umudiyakoni mukuru araza agize gutya ikiganza nawe giheruka. None baga umutyo ndabazibukira njya nigisha. Icyo gihe abantu buzura umwuka, byari nko mu masaa 6 narigishije ndihanisha, pasiteri yirirwa uko nawe umudiyakoni yirirwa uko, kugeza byageze nka saa 9 nibwo twashoje iteraniro ryo ku cyumweru. Ndangije ndagenda fata pasiteri nawe umudiyakoni ndagenda nti nimugende mujye mu myanya yanyu. Murabona mwarwanya Imana yantumye mukayishobora. Ngo bamaze igihe kingana gutameze gutyo, guhera mu masaa 6 kugeza saa 9 biriwe gutyo undi gutya. Nawe urakomeza urabwiriza ndabihorera. Ariko byatumye abaraho bihana ibyaha n'ayamoko barayatura. Ubwo wese umenye ikintu gitumye bamera gutyo. Imana niyo yonyine. Niba Imana ivuga ngo aho uzajya hose nzajyana nawe, hari igihe ikwereka. Kandi nkazwe ariyo yari yambwiye ngo nigishe kuri icyo kintu, yarizi icyo uri bukore. Ntago nge menye imigambi y'Imana, gusa hari ibitangaza bitubaho, niyo mpamvu byitwa ibitangaza. Ukubwira ngo narisanzwe mbizi ko biri bube abakubeshye. Aba bantu bavuga ngo ngwino akiri igitangaza cyawe, icyo ntago ari igitangaza, bituruka ku mubi. Kuko nawe nyiri gukoreshwa igitangaza Imana iragutungura. Nuko birangiye ya Mana yo kabyara, icyo gihe pasiteri yahise asohoka ajya mu gikari abwira abadiyakoni ngo umuha n'amazi yo kunywa. Ndamutangira raporo. Nuko ahamagara ku murenge. Ubwo amahirwe executive yari umudivantiste, yari yibereye mu bukwe, abwira undi muntu umwungirije, azana n'abadaso babiri ngo baze kumfata, ariko ntago bari bazi icyo bahamagarijwe. Dore ko bakunda kumimbira icyaha bakavuga ngo nazanya amacakubiri ngo ingenga bitekerezo. Nuko baje mu kuhagera, wa mugabo ntago yari umukristo waje usimbuye executive w'umurenge. Imana yari yarayimugendere nijoro mu nzozi, akimbona nkariya ahita atangara, aravuga ati bajya bavuga ko habaho abahanuzi, simbyemere. Ati burya nemeye koko ko habaho abahanuzi. Ati dore wowe, icyo gihe nambaye imyenda idoze mu bitenge. Ati wowe, ati naraye ngurose mu nzozi. Ati naraye mbonye umugabo wambaye ikanzu yera. Ati arakunyereka, arangije arambwira ngo uyu ni umukobwa waturutse i Kigali. Nambaye ijipo n'akaribaya gutyo n'igitenge bisa, ntago ari upfa kumenya ko ndi umukobwa. Nuko abantu bari baraho bose ngo nubundi ni umukobwa waturutse i Kigali. Ngo yebabaho ngo ni byose ngo noneho burya nanjye nzahanura. Arambwira ngo uwo mugabo yambwiye ngo nkikubona ngo uhereze 10,000. Ahita akora mu mufuko amereza inote 2 za 5. Ubwo abakristo benshi bari baraho bari bankunze. Nuko bari batumije moto, bitafata akamoto kangeze i Muhanga. Nuko moto ingejeje i Muhanga, bitafata n'imodoka ingeze i Kigali. Wa mugabo yagiye kukurikirana icyo bamuhamagarije, ngewe riziki nagiye kare. Ubwo Imana birandengeye. Nk'ibihe bintu ujya wibuka Imana yagukijije ukavuga uti Imana usibye nakiriye na nyuma y'ibi ngibi niki ndakigushimira? Igitangaza cya mbere mu buzima bwanjye ni igitangaza Imana yankijije amasasu ku Gisenyi bandasaho 2 ko ari iwacu.
akangwaho akagwa hasi. Hari ryari? Ni muri numva ari muri 98. Nari ngiri umwana ariko icyo gihe nari fitanye amakimbirane n'ababyeyi baranciye. Iwacu baza kuntuma mu gice cy'ibirunga ariko ni mama wari wabikoze, we yashakaga konza gupfa. Ngwa mu maboko y'abacengezi ndaswa amasasa 2 angwaho agwa hasi. Ubwo rero cyo ni igitangaza, njya nibuka niyo nagiraga intege nke umwuka w'Imana akansanga mu bintu umwuka ajya nyibutsa, cyangwa se mu bahanuzi Imana yajyaga inuma abantu bataranamenya Imana, mu bimenyetso Imana yamuhaga. Uwo muhanuzi Imana yatumye kuri nge mu bitangaza bya mbere ajyaga Imana ambwira ngo Imana yagukijije amasasu, ibuka amasasu 2. Kikaba ari ikimenyetso mu buhanuzi nzaniye, bigatuma ntangira kumva n'ibindi. Ikindi gitangaza ni cyano hirya Kadirake, Imana ihangoresha naranze kwemera ko ngira umwuka wera. Ibyo nabyo ndumva narabivuze ku mbuga nkoranyambaga cyane. Cyari ikimenyetso Imana yanyihereye ngo inyereke ko umwuka wayo aba kuri nge muri 2012. N'utundi n'ibindi sawa. Imana irakora se? Ubwo se urumva itarakoze? N'urugero n'uwuhe mu generali barasaho amasasu akagwa hasi byibuza akavuga ngo ni generali akamutinya. N'uwuhe mu president amasasu yagwaho akagwa hasi. Icyo ni igitangaza Imana ubwayo yankoreye. Nanjye ubwanjye ntago nzi ko byabaho. Ari byo rya jambo riboneka rivuga muri Yesaya ngo nuca mu muriro ntuzashye, nuca mu mazi ntazagutembana. Icyo ni igitangaza gikorwa n'Imana ubwayo atari abantu. None ko mbona no mu kuvuga n'imivugire yawe uri umuntu wizeye, urashikamye koko mu Mana. Kwizera ubundi bisaba nk'iki cyangwa kwizera ni nk'iki nkawe? Ubundi baravuga ngo n'ukwizera mbese n'ukwizera, iyo wizeye ntago wizera ibintu biriho ariko wowe ubyizera nk'ibiriho, ibintu bitagaragarira amaso. Nk'ubu n'urugero, ushobora kuba wicaye wenda mu kazi ukora bakakubwira ati turashaka ko uzajya mu Burayi kandi nta mwene wanyu uriyo. Nta n'undi muntu uzaba usanze twebwe uzatugendera. Ariko ukumva urabyizeye ko kuva ubibwiwe n'umuyobozi wawe bizabaho. N'urugero, kuva mbibwiwe na kanaka bizabaho. Rero urumvikana aho ni mu kwizera kw'ibintu biboneka. Aha ngaha rero twe twizeye atari uko Imana twayibonye, ahubwo mu kuyigishwa twayizeye ko Imana iriho. Noneho hamwe no gusoma ibyanditswe, hari ijambo riboneka mu migani rivuga ngo nkunda abankunda, abashakana umwete bazambona. Iyo wayishatse Imana ubiratinda ukayibona, ariko iyo wayishatse none ugashyiramo n'icyo bita umwete. Akantu umwete ni mu buryo bwose imbaraga. Hari impamvu uwo mwanditsi yashyizeho umwete. Ntago ari ukujya guterana bisanzwe ku cyumweru gusa, oya, kuyishakana umwete mu buryo bwose. Nimvuga gushaka Imana hari uburyo bwinshi bwo kuyishaka. Hari akavido kamaze iminsi ka trendinga k'umupasiteri uri kwigisha avuga uti ngo Imana yari igiye kugukiza. Ubwo yabwiraga umukristo ngo Imana yari igiye kugukiza uburwayi, ngo bagutanze bagiye mu bapfumu batanga 300,000, ngo none ngo Imana iragukijije, ngo yazane hano mu rusengero. Warakabonye? Nakabonye abantu benshi bakavuga. Ukavuga icyo uramushumbura mubwira iki? Gira icyo umubwira. Muvandimwe, benda afite aho yakuye izo mbaraga, ariko impano y'Imana ntigurishwa ifeza cyangwa izahabu. Ubutumwa bwose buri kuvuga ngo zana ngo kibe igitambo, ndetse nabonera kubwira abakristo Yesu niwe gitambo. Nta bindi bitambo, nta bindi bimasa bagomba kubaga. Ikindi numvisha avuga ijambo asa n'urigoreka ngo kugira ngo Imana nayibone igira imbaraga. Ntago Imana ihabwa imbaraga n'amafaranga, kuko ishaka amafaranga yajya muri Mondial, muri Beneri. Ntago Imana yarindira utwo tuntu tw'ubusabusa twa fake. Imana ishaka kashi, ntago yaza kuyashakira mu Rwanda hano hafi, yagiye muri biriya bihugu bikiza bikungahaye ku isi. Biriya byose nigeze kubivugaho.
iby'abahanuzi b'abanyamitwe abatubuza abapasiteri b'amabandi arya wisingegera nabese amabandi kandi koko ni ibisambo so umuntu arakubwira ngo tura ngo kugira ngo Imana igukize urupfu ngo zana amafaranga ngo zana miliyoni ese ngo ryabonye ira video nagara ari mu mwuka wenda we niba warawumubonyeho irashoboka ko mwe mwawubonye ariko nawe ubimbajije uwo mwuka warawushidikanyije kuko uza kuwemera ntiwari kubimbaza hano kuri kamera nawe wahashyize akabazo point d'interrogation kubera iki uwo mwuka w'Imana ukora kubera amafaranga ese Imana ntiyishoboye ubu se twebwe ntibaturoga ayo nibatanga amafaranga amamiliyoni no mu bihugu byo hanze batugirira nabi ubu se Imana idukiza kuko yo batanze natwe tuyafata tukongera tukajya kuyagira ngo yazane hano mu rusengero ayo mafaranga agiye hese Imana irayarya hari urwego buriraho bakayajyana mu ijuru ayo ni amabandi rwose wenda babyumva uko bashaka n'abandi bose bari kubikorana ni amabandi ni nk'iki rero ubwira aba bakristo ndabwira abakristo babe maso kuko turi mu bihe bya nyuma turi mu bihe byahanuwe umuhanuzi w'ukuri se uramubwizwa n'iki umuhanuzi w'ukuri Yesu yavuze muri Matayo igice cya 7 uhereye ku murongo wa 13 avuga ngo muce mu irembo rifunganye kuko irembo rigari ari inzira ijyana abantu kurimbuka kandi ni ngari nini abayinyuramo ni benshi ariko inzira ijya mu bugingira ruhije abayinyuramo ni bake yaravuze ngo mwirinde ni Yesu wabivuze ntabwo yigeze avuga ngo mwirinde abapfumu kuko irabizi ko tugomba kubirinda abasinzira bizi ko ari ngombwa ahubwo yaravuze ngo mwirinde abahanuzi b'ibinyoma ni Kristo wabivuze bazaho muri basa n'intama ariko imbere ari amasega aryana aravuga ngo abanjye muzabamenyera ku mbuto umuhanuzi wese utagira imbuto udakebwa nashaka hano urumuri rumanuke uzamenye yakomotse ni ku mubi ntago ubundi Imana ntisabiriza Imana irihagije ntago Imana isabiriza ngo kugira ngo ngire icyo ngukorera ngo uhe umwana ngo banzuzane ikimasa iyo ni imico ya satanike kuko n'abapfumu niko babigenza ngo tanga imifuragiro ngo tanga ibiki byose ngo abakuru twahawe ku buntu Yesu atuma bigishwa be yaravuze ngo dore muhawe ku buntu namwe muzatange ku buntu uzanyereka ahantu Pawulo intumwa yakoraga ibitangaza n'umushwara imishwara bakayimuzanira igicucu cye kigakiza abantu uzanyereka aho Pawulo bamuhaye n'urukwavu kandi yakijije abantu ahubwo Bibiliya yararenze aravuga ngo twabohaga amahema kugira ngo umurimo ubutumwa bwiza butajya hinkomye bukagaragara nabi ibi byose bigisha benshi bavuga ngo zana iyo modoka ngo zana biriya byose bituruka ku mubi rose sindi umukozi w'Imana simaze imyaka myinshi nese ari ubwo asaba n'inkwavu byibuze cyangwa inkoko harunzanira inyoni niyo senze hari umuntu ndabwira ngo jya kuzana byibuze n'inyoni cyangwa igi ry'inyoni kugira ngo Imana ikore twahawe ku buntu tugomba gutanga ku bundi none se ko nkora mu pasiteri nawe turi kuvugaho byumvikana yuko atunzwe n'ayo maturo yari ari kwaka abakristo nkawe riziki noneho utunzwe n'iki niba utajya ubikora urimo uramunenga nawe wakwibaza ngo nakubwiye yuko Yesu yabanje kumbera inshuti ndi uwiwe ndi n'umugeni we ni umukunzi wanjye arabizi atuma abigishwa yarababwiye ngo mugende ntimwitwaze impago z'amafaranga aho muzagera bakabakira ni Kristo wabivuze muzabasabira umugisha ndi mu ijuru nzawubaha aho batazabakira ntimuzasakuza ahubwo mugeze ku marembo muzagire gutya nyine mukubite ibirenge hasi gusa ndi mu ijuru nzaba mbikurikirana nda bintu byinshi nta magambo oya nzaba mbikurikirana dore ndi kumwe namwe kugeza ku mperuka y'isi rero Imana irantunze kandi ntagombiye kuvuga ngo naburaye ngo nteke imitwe ngo ndarwaye oya Imana yo mu ijuru irabizi naho narwara ngomba gusenga ni umukiza wanjye
niba ari ngombwa igomba no kuma amafaranga, niba ari uburwayi busaba kujya kwa muganga, Imana izi ko igomba kubima ntayo, kandi ndasenga Imana ikankiza. Ari nk'iki kiri gutuma aba bahanuzi b'ibinyoma bari kwaduka babinzaduka sabo gusa, kuko ejo bundi muri kino cyumweru tuvuyemo mu kigo kimwe cyane mu Rwanda hari umunyeshuri wishwe no kuba ari kwikinisha na mashini yateye bacomeka y'ubusambanyi. Ariko urumva mbajije ibibazo bibiri. Ndacyari kukubwira sibyo, ubwo ndagira ngo tubihuze uze kutubwira ni iki kiri gutera ibi bintu byose. Icya mbere mwibuke ko mu byanditswe byera hari ibyo ba Paulo bahanuye. Baravuga ngo mu minsi y'imperuka turi kumwe hazaduka inyigisho, ndumva ari biri kwa Timoteyo, hazaduka inyigisho z'ibinyoma, hazaduka imyuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni. Mu minsi y'imperuka hazaduka imyuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni. Hari inyigisho zo z'ibitangaza, iyo myuka inasenya ingo, bakabwira umugore ngo umugabo si uwawe, abo hose, ndetse bakahanurira umuntu ibihuje n'amarangamutima, nk'uko Paulo yabivuze ngo mu minsi y'imperuka amatwi y'abantu azaba barya, ntibazihanganira inyigisho nzima. Ntibazihanganira inyigisho nzima, ngo abantu bazaba badakundana, badakunda babo, abantu bazaba bakunda imiya. Turi mu gihe inyigisho z'amadini menshi Imana yabaye amafaranga. Niyo bagutumiye uri umwigisha ntukomore ku mafaranga, ntacyo uba wamaze. Ariko si uko byahoze. Habanje inyigisho zikiza ubugingo. N'aba bari gusaba abasaza b'abashumba batwawe n'amafaranga, siko bahamagawe. Mbere batangije iby'umwuka bashaka intama ngo bazishyikirize Kristo, kuko niyo misiyo ya Yesu. Yaravuze ngo mugende mujye guhindura abantu kuba bigishwa banjye. Ntabwo Yesu yigeze atuma abayobozi, abapasiteri, abashumba cyangwa se abapadiri ngo mujye guturisha. Yesu ntabwo yapfuye kubw'amaturo. Irari inyigisho zose ziganisha ku mafaranga ni irari ry'ibyisi, kandi biri gusohoza ibyahanuwe bimwe ba Paulo bavuze mu minsi y'imperuka. Turi mu bihe bya nyuma aho imitima ya benshi itwawe n'amafaranga, ubutunzi bw'isi. Ubu si byaba ari byo biri gutuma wenda aba bantu, kuko baravuga bati Imana ijya kurimbura ubwa mbere isi mu gihe cya Nowa, yaje kuyirimbuza umwuzure. Ku bwa kabiri ishaka kuba yayirimbuza umuriro mu gihe cya Sodoma na Gomora, ku bwa Aburahamu. Yego, noneho irahirira iravuga uti sinziyongera kurimbura iyi si. Iyo uvuze nk'imeruka, tuvuga imeruka, bamwe baravuga ati shwi imeruka y'umuntu no gupfa, abandi bati ntabwo izaba. Nkawe ubwawe nk'umuhanuzi noneho none wasomye igitabo cy'ibyahishuwe, gisoza Bibiliya, igaragaza irimbuka ry'isi gute? Yesu nawe yabivuzeho, kuko Yesu yaje gucungura abantu. Some muri Yohani mu gice cya mbere avuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Byahishuwe Yohani yagaragaje irimbuka ry'isi. Ibyo twaba tugiye mu yindi bintu birebire, keretse twaganiriye ku isoza ry'ibi bihe, kuko bavuze ngo mu rwego mu gihe cy'imperuka hazabaho imitingito, intambara n'impuha z'intambara, indwara z'ibyorezo, inzara, ibintu nk'ibyo bibanziriza imperuka, kurimbuka kw'isi. Rero Satani nawe ari gukora kugira ngo arangaze abantu, mu kubarangariza mu nyigisho z'ibitangaza gusa, kugira ngo abantu batita kwita ku iherezo ryabo, bategure. None kuko Yesu yavuze muri Matayo 25:31 avuga ngo ku munsi w'urubanza hazabaho urubanza, azavangura intama n'ihene. Ihene zizajyanwa mu muriro, intama zizajyanwa mu bugingo buhora. Kuki hazabaho urubanza hakabaho n'uwo muriro? Mu bintu rero Satani yakoze, ari kunyura mu bashumba, ari kunyura mu bapasiteri, abavuga butumwa, abahanuzi, mbese abantu bose ari kuhanyura Satani kugira ngo abarangarize ubutunzi bw'isi, bibagirwe guteguza abakristo, itorero, ko iyi si igiye kurangira. Bite ku iherezo ryabo, banitegure nk'abagenzi bagomba kujya mu ijuru. Ariyo mpamvu abantu bari kubahereza inyigisho zihuje n'amarari, kukubwira ko wambaye ubusa
naho wagenda wambaye ikariso mu rusengero, cy'ingenzi ni uko ujyanye uruhago rw'amafaranga, nta kibazo rwose uri umukirisitu. Naho wakuramo imyenda yose ukayitura ukagenda wambaye ubusa, nta mupasiteri uragira ikibazo ngo uranyura hehe. Cy'ingenzi ni uko watuye, ariko iyo si yo misiyo igamijwe. Ikigenzi mbere na mbere ni ubugingo bw'abantu, ndetse na mbere aho kugira ngo umuntu ature atarikiranura n'Imana, ayo maturo yarorera umuntu akabanza. None se gutura ufite ibyaha ntaho biri bwandikwe mu ijuru n'urugero bimaze iki? Urabona iri terambere cyangwa iri koranabuhanga riri kuza atari ryo meruka y'iki gihe, cyane yuko haruguru nari maze kubwira yuko hari umukobwa waje kuba wagaragara yararwaye bimugeraho ingaruka ari kwikinisha n'icyo cyuma. Ushaka kuvuga ko icyuma ibi byuma bicomekwa ku mashanyarazi ari kwikinisha? Ariko ngira ngo nabyo byarahanuwe kandi byanditswe muri Bibiliya, bivuga ngo mu minsi y'imbere uko ubwenge buzagwira, si ubwenge bwo kubaha Imana, ko bivuga ngo ibyaha hazaba hagwiriye ubugome n'ibindi. Urwo ni mu iterambere mu rwego rwo gusambana. Niho rero abantu bari kurushaho kugenda baba babi, amadevorce, ingo zigasenyuka ku bwishi. Rimwe na rimwe nk'uwo muntu akiyoberanya akaza mu itorero ngo ni umuririmbyi, ni umukozi w'Imana, nawe wibaza umuntu usambana n'amashanyarazi, ugasanga arakora ibidakorwa, bagasanga baratukisha izina ry'Uwiteka, Imana yera yo mu ijuru. Abantu babibazaho, niho ntago yatinya kwambara mini kandi aririmba ngaka kenda kagaragaza isoni z'ubwambure, akavuga ngo ntacyo bitwaye kuba adatwara inda se. Reka hariho iterambere, gushyiramo imiti y'amawonapo, ubundi umuntu agakora ibyaha uko abyumva kandi akihisha no mu nzu y'Imana. Kuko ihene n'intama, rya jambo nakubwiye, biragiriwe hamwe. Mu nzu y'Imana harimo abakirisitu ariko harimo n'abapagani, kandi abo bose biyambika uruhu rw'intama. N'uwo mukobwa ashobora kubikora agendereye iraha ry'umunsi umwe ryo kwambara agatimba ngo nawe yemeza abantu, ariko mu by'ukuri atagendereye kuba umubyeyi w'igihugu. Rimwe na rimwe rero niho mbonera kubwira urubyiruko ngo murusheho gusenga no kuyoborwa n'umwuka w'Imana, ko biravanga abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana, ariko ibyo biragaragaza ibihe bya nyuma. Dusoza, ni izihe nama n'impanuro wahereza urubyiruko ruri kwijandika muri ibyo bintu, ndetse n'abakristu bari kuyobwa cyangwa bayobya nabo babashumbuye? Inama ya mbere, ndashishikariza urubyiruko, abasore, abakobwa, kuko ntabwo ari bose babijyamo. Hari abakobwa bazima birinda, nabo bahura n'abasore nakwita za ruhaye. Nabo mu mpande zombi hose seki barahari, shitani arahari. Kubw'ibyo ndabagira inama mbere na mbere gukunda gusenga, bagakunda umwami Yesu Kristo akababera inshuti mu buzima bwabo. Kabiri, bakunde gusoma Bibiliya cyane kuruta kuyisomerwa n'abandi bubwabo, kuko baracyari n'abasore, baracyari n'abakobwa, bafite amahirwe yo kubona umwanya uhagije wo gusoma ibyanditswe byera. Kindi cya gatatu, mu misengere yabo bifuza impano y'umwuka wera, kuko abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Umwuka wera Yesu yaravuze abwira abigishwa be ngo icyaba cyiza nuko nagenda nzaboherereza umufasha, niwe uzabasobanurira byose, azajya yenda no ku mabanga ya data ayabagezeho. Umukobwa ufite umwuka wera atandukana n'abandi, ntago ashurashura, ntago yirukanga mu ngo z'abasore, ntago asebya ababyeyi, ndetse yubahisha igihugu. Umusore ufite umwuka wera aba icyitegererezo, ntawe utamukunda, aba yiyubashye naho yaba ari umukene. N'abakobwa navuga wenda bafite iterambere bamwifuza, kuko uwo musore ubaha Imana udashurashura, niyo yubatse urugo akagira amahirwe agahura n'umukobwa muzima, urugo rwabo ruba icyitegererezo aho batura hose, aho baba hose, baba bakennye baba bakize. Ejo hazaza bazakomokwaho n'abana bazima. Ariko ibyo bifashwamo niki? Bibiliya ivuga ngo umugore mwiza umuhabwa n'Uwiteka. Iyo uri umusore warubashye Imana, nayo hari ikigukorera.
iyo uri umukobwa ukubaha Imana, navuga mu mvugo y'abiki gihe ngo igukoraho ikimenyane, ntiyapfa gutuma utoragurwa n'ibibonetse byose warubashye Imana. Ndagira inama urubyiruko, kandi icya kabiri nanone nakwibagirwa gushyiraho, ntabwo ibyiringiro ari ugushaka kubaka ingo gusa. Uri umukobwa ukubaha Imana utashye udashatse, hari amakamba, hari umuganura, hari abantu mu ijuru usomye iby'ijuru urabibona. Ngo aho Yohani yabonaga mu ijuru mwiyereko avuga ngo mbese abo ni bande? Bariya ni bande? Avuga ngo bariya ni abavuye mu mibabaro. Iryo jambo riramfasha ngo ikomeye cyane, bavuye mu mibabaro ikomeye yo mu isi, ngo bariya ntibigeze banduzwa n'abagore. Kandi hari n'abatubanjirije batigeze biyanduza nk'aba Danieli, barinze bataha batubatse, ba Saduraka, Meshaki, ba Yeremiya. Wigeze wumva aho Yeremiya yafashe irembo? Yohana wigeze wumva arakana yasize imusozi? Ese ujye kugumura abantu. Simbabujije gushaka, ndagira iki ahubwo kubaka ni byiza, ariko no kudashaka Paulo yaravuze ngo ni nabyiza kurutaho. Ikintu ushaka kubabwira urubyiruko, kuba udashatse si ishyano. Bimwe usanga bavuga ngo kuba utarashaka uri umusore ngo intama gukandagiye bakaguteranya n'intama. Hasi intama mwahuriye hehe koko? Tugizanye ukuri. Nginyomye yakuvuge hejuru. Uko nukubeshya rwose, nukuvuga ngo turiza Imana. Hari ijambo rivuga ngo kwitonda ukarindira byemeza umutware. Gushaka rwose nibyo, ariko mu gihe bitabayeho udashatse si ishyano, kiranukira Imana. Hari abantu batigeze banduzwa n'isi bya by'ubusambanyi. Abo bantu Imana ikemera ko bazarinda batabaruka badashatse. Bibiliya ivuga ngo abo ni umuganura w'Imana. Urumva ibihembo nabyo birahari. Ndashishikariza urubyiruko kutagira ubwo no kudaterwa n'isi. Ibikabyo biriho ngo byarangiye, ngo barakuzinze, uri umukobwa ugahahamuka rwose utwatse umupfumu yapfundika. Imana yaremye ijuru n'isi ishatse kugushyingira, ntabwo rwose byatangirirwa. Nta n'umuntu ndumva wenda Imana yacira, Imana iravuga, ariko sindumva umuntu Imana yabwiye ngo nabujijwe n'utwatsi bapfunditse nitwo twatumye ntagushyingira. Ikora uko ishaka, kuko iyo turi muri Kristo Yesu tuba turi byaremwe bishya, ngo ibya kera biba bishize. Yashatse kukubakira ni nk'aka kanya. Ndashishikariza urubyiruko rutarubaka, abakobwa bakuza, abasore, bumve ko byacitse, ahubwo bakiranuke, birinde ibibi. Imana nibishima barubaka, batanubatse batahe ari inyangamugayo, bakomeze kwitwara neza. Wemezanya na ya mvugo y'iki gihe ngo nagikwe? Wemezanya na mvugo y'iki gihe ngo nagikwe? Ibyo ngevyo by'ibikwe simbizi, kuko sinjya mbigenderamo izo mvugo z'icyo gihe. Urumva afashe umwanzuro nawe? Wubatse sava, utawubatse nta shyano ricitse. Icy'ingenzi ni ukubaha Imana, ukazabasha kubona ubwami bw'ijuru. Nicyo kintu gikaze, kuko hari n'abazubatse ubu byitwa ngo ni rwubaka uburore, bari kwicuza. Zirara zishye. Amadevorce ari menshi, wakicuza icyatumye. Hari n'abatarasenye iyi saba bameze nk'abari mu matanura y'umuriro. Abujya wumva umugabo ukumva ku makuru ngo umugore yatemye umugabo, bambe ngo yishe umugabo, umugabo yishe umugore. Nyamara yo atuza, ntago umugabo yari kumukerera, ntago umugore yari kumuha sumu yapanya. Rero Imana byose bikora ibizi iri mu ijuru. Hari igiti kibaho ntikera imbuto, kandi kigakura, bakavuga ngo wenda ni ikigabo, ngo nibiki buryo. Ntago twese tubereyeho ko tuzapfa dushatse. Ikintu ndi guhumuriza urubyiruko, wubatse utubatse, okay, nta kibazo rwose. Ntago ijuru rizajyamo abagore n'abagabo gusa, n'abajene bariyo. Sawa. Sinzi niba ari ikindi ndumva. Ubwo ni ya nama cyangwa impanuro hereza babashumba? Ni nama nahaga urubyiruko. Izo urubyiruko. Kandi nabubatse ngo wenda niba warahisemo nabi, usaba inema yo kwihangana, yo kutinubira ibyago. Bazagushaka, uraza kubahereza nimero zabo, wagushaka azakubone. Uraza kuzibahereza arwenda gusoza. Ahubwo abakristo n'abashumba noneho bose babwirire hamwe. Abakristo icy'ingenzi, inama za mbere nabagira ni ukumvira Imana. Ntago ndwanye iby'abashumba,
hari abashumba bazima, hari abapasiteri bazima, ariko nanone hari abakristo babona abashumba bamwe gutyo, kuko no mu ntumwa za Yesu harimo Yuda. Hari nka wa mupasiteri baherutse gufatira ku Ruyenzi ari gusambana, uwo yaguha inama ukayigenderaho uri umubyeyi. Aho ngaho bagira ubushishozi babiyobowemo n'ijambo ry'Imana. Mu gihe umushumba ari kukubwira ngo kora gutya ariko bidahujwe n'ibyanditswe, uwo muntu usabwa kumwirinda. Kabiri, abashumba nabo bari mu kuri ndabashishikariza gukomera ku bwa bagenzi babo bari gusebya izina ryabo, kandi bagasenga kugira ngo uwo mubare mutoya usigaye wubaha Imana w'abapasiteri n'abashumba. Baharanire kwegera Imana, amatabazo yabo yake, kugira ngo iki cyasha umwanzi ari kuzana mu itorero kusebya abatambyi bazima barebe ko cyavaho, kandi natwe dukomeje urugamba rwo gusengera abatambyi bazima, abapasiteri bazima. Ni ukuri bihangane. Cyakoze abo Satani yazanye nababwira itangazo ry'uko imbere gatoya Imana hari kiraza gukora mu itorero, izaza isukura itorero, nta kibazo rwose. Rizi turagushimira rero kubabanye natwe. Yego murakoze. Ubwo wenda ubutaha mu kiganiro cyangwa mu cyumba cyera tuzongera tugutumire. Ndabashimiye. Ko wakwifuza rero kuguhamagara by'umwihariko wowe nawe yakubona ate? Nimero yanjye ni 0788 71 33 11 0788 71 33 11. Riziki Chantal, muraho.